Yes, nanone reka nongere mbashimire mwese mukomeje kudukurikirana, none mbayikaze inshuti bakundwa ba Rwanda Media, mwese mukomeje kudukurikira muri impande zitandukanye zigize igihugu cy'u Rwanda. Uyu mwanya ndagarutse kugira ngo tubane mu makuru ya showbiz, imyidagaduro ziba zirimo amakuru imyidagaduro barimo kuvugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ngiye kuba nkubwira projet y'umugabo bita Davis D. Ubu ngubu amaze kuba yatugezaho indirimbo nshya, amaze kuba yasohora yitwa Lolo. Ni indirimbo nziza cyane tugiye kuba tubagezaho uburyo yateguwe n'uburyo yakozwemo, ndetse tubabwire projet y'indirimbo uburyo byifashe, ndetse tuzi no kubabwira uburyo iyi ndirimbo ikozwemo. Ni byinshi turaza kuba tukubwira, ndetse na update nyinshi zirimo gucaracara mu myidagaduro hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ndaza kuba nkubwira byinshi bigiye bitandukanye uraza kuba wamenya, ndetse nkubwire na The Ben yuko agiye kuba asohora indirimbo nshya, projet y'uyu mugabo bita The Ben. Uraza nayo kuba uyumva muno muri iyi nkuru. Ubwo rero ni byinshi turaza kuba tuganira kuri iyi ndirimbo ya Davis D, tube tuganira babwira amakuru yuko The Ben y'indirimbo agiye kuba asohora. Rero ni byinshi cyane ugiye kuba ukurikirana hano kuri Rwanda Media. Ni byinshi cyane ugiye kuba ukurikirana amakuru meza menshi y'imyidagaduro. Uraza kuba ukurikira, cyo bigusaba no kubana natwe muri uyu mwanya, ukadukurikira ukemera ukabana natwe muri aya mwanya mutoya. Muri uyu mwanya mutoya rwose tugiye kuba tukugezaho amakuru menshi y'imyidagaduro muri showbiz nyarwanda nyine, ariko mu gihe gitoya nyine turakugezaho amakuru menshi, ariko mu gihe gitoya turabizi neza yuko uri buze kuryoherwa. Ubwo rero mbayikaze mwese mudukurikiye muri majyaruguru, amajyepfo, iburasira bwaryo, uburengera bwaryo, ndetse naho mu mujyi wa Kigali, ndetse namwe muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Mbayikaze kugira ngo muze tubane amakuru y'imyidagaduro arimo kuvugwa mu gihugu cy'u Rwanda. Projet naje kuba babwira, projet yo kuba tuganiraho nyine, by'umwihariko mwese mudukurikiye, wowe udukurikiye ukaba turakora subscribe, kora subscribe kugira ngo dukomeze kubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Kora like, kore comment, kore na share, ndetse nawe wakaba subscribe kana no kunzogera kugira ngo ikiganiro dushizeho cyose bajye bagwa notification cyangwa se bamenyesha yuko hano hamaze kugera ikiganiro. Rero mu makuru agezweho reka manze ngwe update dukeya. Reka manze nkubwire ko, reka manze mbe naguha izi update ziba zigezweho hano hanze. Reka manze ngumpera mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, aho umuhanzikazi w'umunya-Uganda Marlene Peace na Mugonza umaze kwamamara muri iki gihe ku mazina ya Ava Peace, yatunguye benshi ubwo yavugaga ko yakoze amasengesho yo kwiyiriza asaba Imana kumuha ikibuno gifatika. Nawe nyumvira rwose, uyu mukobwa w'umuganda w'umunya-Uganda akazi rwose akaba yaramaze igihe ari mu masengesho, arimo gusaba Imana yuko yaza kuba imuha ikibuno nawe gifatika. Rero abari kuri screen, uwo mukobwa murimo kubona ku mafoto afashe kugira icyo kibuno nyine ni uwo nguwo, ni umukobwa w'umunya-Uganda nyine waje kuba ajya mu masengesho asaba Imana kuba yamuha ikibuno gifatika. Ubwo rero ni ibintu, ni inkuru isekeje kandi itangaje, ariko ni gutyo bimeze. Ariko noneho reka mbabwire ko uwitwa The Ben murabizi neza yuko nawe amaze kubateguza muri ino minsi yuko agiye kuba yakora indirimbo, agiye kuba yasohora indirimbo, ariko afite projet nyinshi cyane muri impera z'uyu mwaka. Ni nyuma yuko atwaye igihembo hariya hanze gose. Ni mu marushanwa y'abahanzi b'abanyafurika, ariko ategurwa na USA mu rwego rwo kuzamura abahanzi b'abanyafurika. Ubwo rero The Ben yaje kuba atwara igihembo, yaje kuba rwose akibikaho nk'umuhanzi ukomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ubwo rero waje kuba agitwara ahigika bo bita ba Edikenzo, ba Rayvanny. Ubwo rero The Ben ni uwo kwishimira, arimo bihe byo kwishimira yuko yaje kuba atwara icyo gikombe. Ubwo rero ni inkuru ishimishije kandi iryoshye nziza cyane, kumva umuhanzi nyarwanda yagiye guhatana hanze ariko akaza akuyeyo igikombe award, icyo twakwita award muri sinema. Rero
ni nyuma y'ukwezi uwo bita Davis D ndetse na Platini P bamaze kuba basohora indirimbo yitwa Jeje. Ni indirimbo ubungubu ifite 1 million views, ifite views miliyoni imwe. Ni nyuma y'ukwezi indirimbo bayisohoye Platini n'uwitwa Davis D. Rero Davis D rero ntago byarangiriye aho ngaho, yahise akomerezaho mu mishinga ikomeye cyane. Davis D muri no minsi ni umuhanzi ukomeye cyane uri muri generation yazamutse buno muri Covid, nyuma ya Covid, kwera muri Covid arimo kuzamuka nubwo yakoze cyane, niho yanamenyekanye cyane. Rero Davis D muri no minsi yaramaze iminsi atagaragara mu ndirimbo nyine cyane. Sorry gatoya, mumbabarire gatoya, arimo kugaragara mu ndirimbo nyine zigiye zitandukanye nk'umuhanzi ukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero ubungubu yamaze kubatereka indirimbo hanze, indirimbo nshasha rwose nziza cyane yitwa Lolo. Ni indirimbo ya Davis D ndetse na Loda. Ni indirimbo basohoye cyane, yasohotse uyu munsi, ariko ikaba ifite injyana nziza, by'umwihariko ifite n'amashusho meza. Bari bombi uyu Davis D n'uyu mugabo bita Loda, bose barimo kuririmba nyine. Ni indirimbo nziza cyane, iri mu mashusho nyine, ni amashusho agaragara. Nawe uyishaka wajya muri YouTube channel yawe ugasacinga, ukajya kuri YouTube ukajyaho gusacinga ukandika Lolo by Loda feat Davis D, cyangwa ukandika Lolo by Davis D. Barahita bayikwereka. Ni indirimbo rwose nziza cyane, ifite amashusho meza cyane, ndetse ikaba inafite n'injyana nziza cyane. Ubwo rero ni indirimbo Davis D yaje kuba ashira hanze nk'umuhanzi ukomeye nyarwanda. Ubwo rero n'abanzi b'abanyarwanda bakomeje gusora indirimbo, ni nyuma y'uko uwo bita Oscar nawe yaje kuba asora indirimbo muri no miss, indirimbo yise Mami. Ubwo ni indirimbo ziri kugenda zisohoka muri uku kwezi. Dutegereje n'indirimbo ya Chris yitwa Sambrera. Ubwo rero murabizi neza yuko mu minsi yashize uwo bita Knowless na Airways nawe baje kuba basora indirimbo bise Katira. Ni indirimbo zirimo gusohoka cyane, kubera yuko barimo no kwitegura ibitaramo, ni uguteguza abakunzi b'umuziki nyarwanda ibitaramo bigiye kuzamura ku kwezi kwa 12. Ni ukwezi kuzarangwa n'ibitaramo byinshi, ni ukwezi kurimo gutegurwamo ibitaramo byinshi. Mu kiganiro tugiye kongera kuba tubaha mu mwanya uri imbere, turaza kuba tubahereza igitaramo kigiye kuzaba mu kwa 12 hano mu gihugu cy'u Rwanda cy'umuhanzi ukomeye hano muri Afurika. Imiro zaba zaka, ntucikwe n'icyo kiganiro nyine. Turaza kuba tuguhereza n'umuhanzi ukomeye hano muri Afurika rwose, aho agiye kuza gukorera igitaramo hano i Kigali mu kwezi kwa 12. Ntucikwe n'icyo kiganiro kugira ngo ataza kuba ari wowe ucikwa n'iyo nkuru nziza ndetse n'amakuru meza agiye kuba atambuka mu mwanya uri imbere. Ubwo rero mbashimire mwese twanye muri kiganiro, mbashimire mwese mukomeje kuba natwe mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Mukomeze kugira ibihe byiza.